Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Abakurikiye Kristo mwese aha kuri buri munsi tubifurije amahoro. Ubwo tujye kuzirikana ku masomo yo kuri uyu wa mbere tariki 20 Ukwakira 2025. Aha niho tugiye guhurira n'Imana, duce bugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 4 umurongo 20 kugeza ku 25. Bavandimwe, Aburahamu ntiyabuze ubwizere washidikanye isezerano ry'Imana, ahubwo akomezwa n'ukwemera maze yiragiza ikuzo ry'Imana. Yiyemeza rwose ko ishobora kuzuza icyo yasezeranye. Niyo mpamvu ibyo byatumye agirwa intungane. Nyamara si we wenyine byandikiwe ko ukwemera kugeza ku butungane. Natwe nuko bizamera, twe twemera wazutse mu bapfuye, Yezu umwami wacu, watangiwe ibyaha byacu akazukira kutugira intungane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzirikana kuri iri somo rya mbere turayisanga mu Ivanjili ya Luka umutwe wa mbere umurongo 69 kugeza ku 75. Ni hasi y'Nyagasani Imana y'Isiraheli kuko yasuye umuryango we. Yatugobariye ububasha budukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu we, nk'uko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera, ko azadukiza abanzi bacu akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu maze yibuka isezerano rye ritagatifu. Yandahiro yarahiriye Aburahamu umubyeyi wacu, avuga ko namara kutugobotora mu maboko y'abanzi bacu azaduha kumukora ntacyo twikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose yo kubaho kwacu. Ni hasi y'Nyagasani Imana y'Isiraheli kuko yasuye umuryango we. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 12 umurongo 13 kugeza ku 21. Muri icyo gihe umwe muri rubanda abwira Yezu ati, Mwigisha, mbwirira umuvandimwe wanjye tugabane umurage wacu. Ariko we aramusubiza ati, wa muntu we, ninde wangize umucamanza wanyu cyangwa mbagabanye ibyanyu? Yungamo ati, muramenye mwirinde kugira irari ry'ibintu, kuko naho umuntu yatunga ibintu by'isi bite ntabwo ari byo byamubeshaho. Nuko bacira umugani ati, habayeho umuntu w'umukungu wari wejeje imyaka myinshi. Aribaza ati, ndagira nte ko ari ntaho mfite mbonika imyaka yanjye? Nuko aribwira ati, dore uko ngiye kubigenza, ndasenya ibigega mfite nubake ibindi biruta, mbonikemo ingano zanjye n'ibindi bintu byanjye byose, maze zibwire nti, dore mfite ibintu byinshi mbonitse bizamaze igihe kirekire. Ubu ngiye kuruhuka, njye nywe ndabagire. Ariko Imana iramubwira iti, wakibura bwenge we, muri iri joro uri bunyagwe ubuzima bwawe. Ubwo se ibyo wahunitse bizaba ibyande? Nk'uko bimerera umuntu wikungahaza ubwe aho guharanira ubukungu buva ku Mana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ngewe negamiye Yezu wanjye. Abayoboke b'Imana nimugira amahoro. Umusaseridoti turamusuhuje wahimbye aka karirimbo narimaze kuririmbaho. Imana imuhe imigisha n'amahoro. Ngewe negamiye Yezu wanjye. Amen. Hari imvugo Kinyarwanda igira iti, igiti kigwira aho kibogamiye. Amasomo y'icyo duteguriye muri aka kanya arongera turangira ahantu twahengamiye. Wihengamiye he? Ton penchant. Wegetse he? Ubogamiye he? Turaza kubona muri amasomo ibintu byose bitugusha, ibigusha, nuko akenshi uzasanga ariho duhengamiye. Ikintu nikikugusha uzavuga uti wasanga ari ahantu hengamiye, wasanga ari ahagiye kugwa. Pawulo Mutagatifu akongera ati, uritonde uhagaze utagira gute? Utagwa. Navuze ko njya kureba aho wegamiye. Ese wegamiye Kristo? Dusaba inema yo kwegamira Kristo buri munsi nibwo tutazagwa. Naho ubundi niwegamira ibyatsi koko uzahirima. Ibyatsi, icupa uzahirima. Ngewe negamiye
negamiye Yezu wanjye. Dusaba inema uno munsi kwegamira Kristo buri munsi. Isomo rya mbere turi kwakira mu Europa Mutagatifu yandikiye Abanyaroma nahatuganisha ku butungane. Uyu munsi turumva ko ubutungane, ukwemera kuganisha ku butungane, biradusaba kwemera. Kwemera bishingiye mu ijambo rikurikira, ni ukwemera Imana kwiriho. Iyo twemera ko Imana iriho, niyo mpamvu dusenga bigakunda. Niyo mpamvu kumva ijambo ry'Imana, kubera ko twemera ko Imana iri aho ngaho. Uko ni ukwemera nyine kugeza ku butungane, bwa butungane budukiza buri munsi. Ivanjiri y'uyu munsi nayo iratwerekeza ko tugomba kugamira. Niba twegamiye kuri Kristo, ubwo tuza kumva abantu, wowe urimo nanjye ndimo, ko akenshi tutaba twegamiye Kristo ahubwo twegamiye ibintu. Ukurira ifoto nawe y'umuntu wegamira ibintu ndetse n'abantu, akibagirwa kwegamira ubuntu bw'Imana. Iyi vanjiri turaca uturongo ku bintu bitatu biza kongera kugufasha njye nawe kumva impamvu Kristo adusaba kumwegamiraho, wenda kubera amarangamutima ndetse n'inyota y'ibintu, ugasanga twikurira ibintu hariho tugiye. Icya mbere tuzirikana ni uko iyi vanjiri yerekeza ku isezerano rya kera, aho umwana w'umuhungu w'imfura yari afite uburenganzira bwo kuragwa ibintu by'iwabo, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 25 umurongo wa 23 kugeza ku 38, ndetse n'igitabo cy'Ivuguramategeko umutwe wa 21 umurongo wa 15 kugeza ku 17. Umugabo nagira abagore babiri, umwe w'inkunwakazi n'undi w'intabwa, kandi bombi akabyarana nabo, ariko umuhungu w'imfura akaba ari uw'intabwa. Icyo gihe najya kuraga ibintu abahungu be, ntazahe ubutware umuhungu w'inkunwakazi ngo amurenze imfura ye nyakuri wavutse ku mugore w'intabwa, ahubwo agomba kwemera imfura ye, wa muhungu wavutse ku mugore w'intabwa, akamuraga imigabane ibiri ku byo atunze byose, kuko uwo muhungu ari we yabimburiyeho kubyara, akaba rero akwiye guharirwa ubutware. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ibi rero biratwerekeza kuri no vanjiri, umuhungu w'imfura buryo bamuragaga iby'iwabo, umutungo w'iwabo, umurage. Icya kabiri twazirikana ni umwigisha. Abigisha muri Isiraheli deraba bari bashinzwe gukemura impaka, by'umwihariko noneho kuri izi mpaka z'imitungo zivutse. Kandi Yezu nawe yari umwigisha, était un rabbin. Rero Yezu yagombaga nyine kwinjira muri urubanza rwo gukemura iki kibazo. Ati mwigisha, mbere umuvandimwe wanjye tugabure umurage. Bishoboke ko uyu muvandimwe nubwo yabaga yasigiye umurage, yagombaga kugaburira bagenzi be, akagira ibyo abaha. Bishoboke ko nta nakamwigeza haba ari umunabe, nta nakamwigeza aho uyu murumuna we. Niyo mpamvu aje kubwira umwigisha ati dukiranure tugaburire. Kugeza ubu biragenda neza, jusque là ça va, kuko ibi byose arabyemerewe. Ariko icya gatatu tujye kuzirikana naho atari kugera, uko ari gusigana Yezu, ari kubona Yezu nyine nk'umurabe usanzwe, nk'umwigisha usanzwe wo kuri ino si, akagarukira aho ngaho ntakomeze. Ibi rero biragaragaza uburyo yakira ibintu, kugeza n'ubwo Imana ahinduye ibintu, kugeza n'ubwo Imana yashyize ku rwego rw'ibintu. Bya bindi by'uko nyine iyo uri kureba ibintu cyane birangira utakibona Imana. Aha rero Yezu araza kumusubiza amwereka ko icyazanye Yezu atari ukwereka abantu ibintu, atari kubacira urubanza, ahubwo kuberekeza ku ngoma y'ijuru, ku Mana, kubakura ku bintu by'umubiri abaganisha ku bintu bya roho. Ibi bintu rero bigaragara materiel, aberekeza ku bintu bya roho spirituel. Aha ntabwo twumva vuba kubera ko twese abantu benshi dufite uburyo duhengamiye mu bintu. Ibintu byaraduhengetse umusaya, turahengama twongera turahengama. Yezu ari kwifuza kuduhengura ngo byibuze tumwegamireho. Nawe ntange rero nitwe ubutumire buhawe nk'umwana w'umuhererezi uje gusaba uburenganzira bwe, ati mukuru wanjye aranyimye koko Yezu wantabaye. Akenshi muri rose uzasanga ari izo manza z'amahugu turimo, yandengereye imanza z'imirima, yantwaye ibintu, yantwaye ideni ntiyanyishyura, nanyishyure, ugasanga kenshi turi kwishyuza ibintu aho kwishyuza n'ubuntu bw'Imana. Ntunabwira mugenzi wawe tujye gusenga,
umwenda kurimo n'ubuye, ese n'umwenda w'urukundo? Ni wa mwana wereka nyenyeri mu kirere aho kugira ngo ayirebe, agakomeza kwirebera urutoki ruri kuyimwereka. Nk'uko natwe tubayeho, akenshi dukunze kureba ibintu ndetse n'abantu aho kureba ubuntu bw'Imana. Twisubireho. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu ishuri rimwe, ngo mwarimu n'umunyeshuri barahuye, ngo bari bagiye gukora iki? Umwe yaraje kwiga, undi yaraje kwigisha. Nuko ngo mwarimu aza guha umwitozo umunyeshuri, aza kumuha ikibazo. Wa munyeshuri ngo aramubaza ati, hanyuma se urampangaye? Urampangaye? Mwarimu arishecekera. Wa munyeshuri ati, urampangaye? Mwarimu abonye ko akomeje kumubaza, amubwira ati, banza ugikore mbone kuyaguha. Umunyeshuri akomeza kumubaza ati, urampangaye? Mwarimu yigeze aramubwira ati, nugikora neza ndayaguha yose. Nuko wa mwana akomeza arakora ikizamini. Arangije ikizamini, urupapuro arushyira mwarimu, ngo mwarimu amukosore. Mwarimu aramukosora, mwarimu arangije amuhereza 100%. Wa mwana bamukubise rwa rupapuro, mwarimu yamuhaye amanota 100%. Wa mwana arabisha cyane, atangira no kure no kuboroga. Ati koko kutari kumpemba, kutari kuyamba? Mwarimu atamakisi, nturi kuyamba kandi twasabije ko uri buyambe, na niwe uvuga turamba yose. Mwarimu ati ko naguhaye yose se? Bakomeza baganira. Bigeze aho nyine havuka impaka. Nuko wa munyeshuri amutora amubwira ati, ngiye twavuganye amafaranga, nta manota yawe nigeze ngusaba, none ukumva amanota igifu cyayasya. Nuko bakomeza baraburana. Mwarimu ati, na manota naguhaye kuko niyo kibazo wakoze uragitsinda. Undi ati, ngiye ndashaka amafaranga kuko igifu gitasya amanota. Muri uko kuburana, mwarimu abura ikindi yarenzaho. Wa munyeshuri ajya kumurega mu rukiko. Nuko ngo mu kuburana, buri wese ari kuvuga icyemereye mugenzi we nuko byagenze. Wa munyeshuri aza kwibutsa ingingo yatumye asaba amafaranga, none mwarimu akaba yamuhaye amanota, akamwima amafaranga bari basezeranye. Nuko baza kwibukiranya ngo uburyo muri Covid cya gihe abantu benshi bari bafungiranye, ngo abanyeshuri bigeze kubakura ku mashuri bataha mu ngo iwabo. Ngo bageze iwabo mu rugo kundi kwihangira imirimo, bakora imirimo, ngo aho bageze bakabaha amafaranga. Aho bageze bakabaha amafaranga akaba menshi akabatunga muri icyo gihe. Nuko inkuru mbi iza kumvikana, dore ko bamaze kubona ifaranga byinshi. Ati, ishuri ryatangiye. Ngo muri cya gihe ishuri ritangiye, ngo nanone bagarutse ku ishuri bazi ngo nirwaga nkora ibipatane bakampa amafaranga. Najya gukora igipatane turampa ngaha akayampa akampa amafaranga. None wa munyeshuri nawe yaje muri ubwo buryo, dore ko arakiva nyine mu rugo, bamuhereza ikibazo ati, none urampa ngahe? We yatekereje mu mafaranga, mwarimu ari gutekereza amanota. Nuko mu rubanza ati, amafaranga arayambaye, amafaranga yaramba. Ati, mwarimu ati, nyamara naguhaye amanota kuko ariyo twavuganye. Amanota niyo naguhaye, none se ntitwa turi mu ishuri? Nuko urubanza ruragica, urubanza ruri imbere y'umucamanza, turi kwibaza uzatsinda. Ese ni mwarimu uzatsinda cyangwa n'umunyeshuri? Birashoboka ko mwarimu ashobora gutsindwa kubera ko byagaragara nabi umuntu mukuru arenganyije umwana. Nuko bakomeza baraburana ruburagica. Ati, wa mwana turampa amafaranga yanjye? Mwarimu ati, naguhaye amanota nyamara yose ko twabisezeranye. Hagati aha ninde uri mukuri muri aba bombi? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Uwo munyeshuri arerekeza kuri ngewe, wa wundi uhora burana n'Imana. Ati, Nyagasani wanyimye iki n'iki? Nyagasani uzabanza umpe kino? Nyagasani uzabanza umpe bino bintu mbone gusenga? Uyu mwarimu twajya kugeranya ko yamera nk'Imana. Yamana duhora turenganya, iduha ibyo twayisabye, ikaturengerezaho, ikaduha ibyo dukeneye, kuko umunyeshuri nyine akeneye amanota. Umunyeshuri ntabwo icyambere amafaranga akeneye, icyambere akeneye ni amanota kugira ngo atsinde, yige neza, hanyuma nyine azakora ayo mafaranga. None rero kenshi twebwe turenganya Imana, rimwe na rimwe tukaba twanayitsinda. Ati, Nyagasani kwanyimye iki? Gusa ndajya kugusenga nshaka iki? Kwankoreye ibi nta nicyo nanjye, ibintu urabimpa n'ikintu urakimpa, none se nze kureba iki wawe? Nuko tugahora mu nzira turi kuburana n'Imana.
kandi ari njye munyamafuti, kandi njyewe icyari kindimo ari iki? Ari amafaranga. Nta manota yigeze ngeraho. Amanota arerekeza ku kwemera, arerekeza ku buntu bw'Imana. Abantu benshi tudakorera, nguko rero ko abantu benshi bakorera amafaranga yo gukorera iki? Igihembo. Reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kugufasha kongera kureba nawe aho uhengamiye. Aho wegamiye, ese wegamiye Kristo cyangwa wegamiye ibintu, wegamiye ibyatsi, wegamiye umuyaga, wegamiye amafaranga? Amafaranga kandi nayo ataye agaciro. Ese wegamiye amanota? Ngewe negamiye Yezu wanjye. Isomo twakuramo muri iri shuri rya mwarimu n'uyu munyeshuri ni ukujya twumvikana mbere y'akazi. Umuntu ajya gukorera akazi, muzaze mwumvikane muti uzampemba ngahe, uzayamusubize amafaranga cyangwa n'amanota, usiganuze aho bishoboka. Ejo n'ejo bundi mutazakurura impaka ngizi zari zivutse kuri uyu mwana w'umuherezi n'umwana w'imfura, kandi bari gupfa ubusa cyangwa ntibumvikanye. Biradusaba kumvikana mwabyeyi mwe, kumvikana buri munsi. Ejo n'ejo bundi tuzashwana, kandi twakagombye kubanza kugira amategeko tugenderaho mbere y'umurimo, mbere yo gutangira akazi. Amasezerano tugomba gukora arerekeza ku masezerano tugendana n'Imana, ko Imana izatugirira neza ikaduha ibyiza. None ndikuruzwa n'iki? Shaka kugondoza Imana ati mpereza iki nyagasani, nutampereza iki ngiki nanjye ndakora drop out, ndava mu ishuri. Uko abantu benshi niko duteye. Imana hari ibyo twasezeranye ko tuzayibera indahemuka, ariko turanahemuka, tugakomeza kugenda tunayisabiriza, tunivumbura, kandi byaba. Mana, urampa amafaranga ngahe mbere yuko nza gukuririmbira? Urazampa amafaranga ngahe mbere yuko nza muri korali? Uzampa amafaranga ngahe mbere yuko nza kwigisha abana bakagoroba, mbere yuko nza kwigisha urubyiruko, mbere yuko nza gutangira ikiganiro muri kiliziya, mbere yuko nza gukora ubutumwa? Mana, urampa ngahe? Mwewe ntibirabaho ukabona umuntu warugiye gukora ubutumwa baje gusaba amafaranga ati urampa ngahe kugira ngo ncurange misa, urampa ngahe kugira ngo nyobore indirimbo, urampa ngahe? Gasaga kenshi twagiye dufata ibintu byose mu bintu, ati ndacuranga misa ariko mwampaye amadolari 1000 bingahe, mubanze muyabare ndeba, ndakora iki ariko manze kumpa ngahe, urampa ngahe? Abantu benshi tumeze nk'uwo munyeshuri, ati urampa ngahe? Muvyeyi wasanga nawe uri mura, urampa ngahe? Urabanza umpa ngahe? Ni amanota cyangwa n'amafaranga? Ni umushahara cyangwa ni igihembo? Igihembo cy'ijuru muvyeyi nicyo ukorera, cyangwa nawe ukorera umushahara ati bambanze bampe amafaranga? Icya kabiri, tuzacunga impaka. Ubwoko bw'impaka dukunze kugira mu buzima bwacu uzasanga kenshi bushingiye kuri no pansha, aho duhengamiye cya giti nyine kiguye aho kibogamiye. Buri wese akanga kuva kwizima kubera iki? Hari ibintu azikamyemo, hari ibintu ariko agakurekura. Navuga Mutagatifu Agustini yavuze mu Kilatini ati errare humanum est sed perseverare diabolicum, ngo se tromper est humain mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Ngo kwibeshya birashoboka, nta muntu umutacuma, nta muntu utakora icyaha, ariko kintu cyo turongo dutatu mubyeyi. Ikibabaje, ikibi kurenza ibindi ni ukuzikama mu cyaha, ni ukwanga kuva kwizima, ni ukunangira kugera ku ntunduro. Icyo nicyo cyababaje kurenza ibindi byose. Aturampa ngahe? Ugasanga kenshi ndakomeza tsimbarara mu mafuti aho kugira ngo mbone ukuri aho kugana. Icya gatatu cyerekana aho uhengamiye ni ubwoko butatu nanjye kuvuga bwaho duhengamira, no pansha. Ubwo tubisanga mu ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa 2 umurongo 16, batubwira ubwoko butatu bw'ibintu bishingiye ku irari ry'umubiri, irari ry'ibintu, ndetse n'irari ry'amafaranga, kwa kwirata. Kuko ibiri ku isi byose, n'irari ry'umubiri, n'irari ry'amaso, n'umwirato w'ubukungu, bidakomoka ku Mana ahubwo bikomoka ku isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Subiza uti dushimiye Imana. Bavuga ko ubwoko butatu bw'irari, irari ry'umubiri, irari ry'ibintu, ndetse n'irari ry'ubukungu, amafaranga, kwa kwirata, wa mwirato, byose akenshi bigaruka ku muntu. Mu Gifaransa ho hari amagambo atatu abisobanura uko akurikirana, nyine nari maze kubivuga. Pour soi,
umubiri nyine ukura ati n'ibyanjye parsoi ibi bintu byose parsoi kuri njyewe. Hanyuma ubwa gatatu ansoi kwa kwirata nyine muri njyewe, kwikuza kwawe bya bintu ugashaka kubyikubira wenyine muri njyewe muri wowe bikagumamo. Dusaba inema yo kuzinukwa n'irari ryarindi rituyobya. Ayo maso yawe we kuyandarika, uyarinde kureba ikibi. Umubiri wawe urinde kwandavura. Roho yawe, ubuzima bwawe uburinde kwiremereza. Ureke Imana bariyo ya mbere dushakashaka buri munsi. Uzasanga kenshi duhengamiye kuyobya bwenge. Bamwe bahengamiye ku bagore, abandi bahengamiye ku bagabo, bamwe bahengamiye ku itabi, abandi bahengamiye ku inzoga rya cupa nyine. Kwegamira icupa aho kwegamira Kristo. Bamwe begamiye amafaranga aho kwegamira isakramento. Bamwe begamiye ibyatsi aho kwegamira isengesho, aho kwegamira Kristo. Aho guhaga amasakramento aho bari guhaga amasaka. Ukegamira amasaka aho kwegamira amasakramento. Kandi byaba ngewe negamiye Yezu wanjye. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.